nabonye abajambo witurabure ahantu baba enda nawe urabizi tubiterete kugira tubereke ko twe tunarenze imana twe tunabemeze tubiteretere wagiye ureka twe tugiye kugenda tubabwire tubashoneshe si byose ufata se ubundi bro twagiye mani wese karagahungu k'igikara aragahungu k'igikara kaba kari keza gakunda kwambara ingofero y'umuhondo karana akanje mani karana akanje tubyumvikana karana akanje kuba mu nzu kandi ntabwo igikara yapfuna ari mani je ntabwo ndahamya mani haragahungu keza kameze gutya bikunda kwambara umuhungu w'inso ufite imisatsi karazi unanye ngiye kugenda mu ipeve nese ko mutambwe hari n'uwabana no kora baruwe oke twagiye mwacyo mugenda n'abakobwa basaba amakuru yacu witwa nde? Wewe witwa nde? ambwa akazina kawe wowe se witwa nde? bakita Kevin meze bite? Makuru witwa nde? Njye banyita Priska. Njye banyita Isa. Witwa nde? Wowe Chazi. Izi none se? Danari bito. Seo bwana. Bizanyemo. Tunabakusha mana njye Priska akunda gushabika njye Priska wagiye ugabanya amana. Ngombwa ngo dushabike. Shangiye reka ko nivugishiriza ko nikunda. Kandi bakwitize. Bakwitize. None se shandi kwabona nyine se ko mamwe. Nabeza. Shangiye nyine Priska njye nirobeye n'undi akavuga ngo niyo izi. Nari nyine Priska nabonye yagushabitse yafu nanjye dushabika uwanjye. Ngiye gushabika. Izi. Priska kansunitse ndagusunika se umuntu abayishabikiye wafashe wowe washabitse mana ukajya ubasere mu bintu kuko njye nishabike ko mwana urambona ute turi gushabika ko twe tugiye se turi gushabika tujya hehe ariko twabonye abahungu njye nabyakiriye uko ngoko njye muto ibi bintu ntago ari byo twari tugiye none ngo dushabike ariko Priska wamumbwire mani se wavuye mukagenda niba ako subindi mimi n'ubundi rero turakumenyeye n'ubundi wowe mani ndagenda ngende nibonye nabyumva sawa ngena nakubwiye ko ndivugishiriza uno muhungu mana ko jyaza tutse hirya mbabwira ko uyu muhungu uramwiza wamaze kubera ndasakubwiye ko twabuze wowe unaberanye n'uwo ngo kandi naberanye mani mwe mwitonze nayo mbanze ncabike ntabwo mwatahana boro ngo njye nahira cyane ngiye banyita Mike meze bite? Nanagukunze cyo. Suba wumva simba niko gutana yanyu. Nise mana naje gushabika ariko ngandebera yananyihoreye mana sibwo byagushimisha yabwiwe. Shaka pe kumwipisha ngo yanyu. Gahunda ni ho gasaza subira. Nananye neza nani. Uko nari kintu nwaye. Shado mfite na nyasha. Mfite na nyasha. Nisai ikunze tu. Nibwira no mu rugo usaza kunsura. Mu rugo. Sha mu rugo ntarahirya ariko nikunze skura ari myiza. Mu rugo nese basa nzagusura. Gukora hose. Jesus. Zawe ikibogari do. Nese Mike makuruse. Acha wito Mike Beste se. Shari mwiza. Nese nje wanchimye se basi. Uri kubibona? Wambara na dukire kandi ngire. Shange na kwifundiye ndikumva twajya kwiganira ku ruhande. Kibera natura. Yes. Shange. Ako nari nyine.
ntabwo wanyishimiye se ntabwo wanyishimiye mbese nyine ni ukuvuga ngo ufite amasoni wumve ko nta ufite amasoni nta masoni ngira se n'umugabo agira amasoni nyenga yambyaye njye nshaka ko tujya kuganira ku ruhande tugapanga utuntu mbese muri make hari ikintu nshaka kuvuga ko nshaka kuvuga kiri paprika nyine na kongo nyine system ntabwo twabiganiriyeho ntibaganiriye nawe ntabwo bitureba reka gukora nawe kumujyana mbese woberanye izi ni uwanjye mani wowe tuzanamupfa dusumva njye nanabyemera ngo iki ngo kiri kora njye ura mungu namwite njye fato nanjye rukora ntabwo bitureba reka mubwire mimi reka njye mbabwire we na polisi kurumva tudapfa ubusa njye nababwiye ko twatutsamvuga ngo izi ni uwanjye ko sinjya reka babwire polisi ahubwo polisi kamana arakubita kamana iva mu izi ni uwanjye iki ngo iki wewe ni wowe wari wajyanye uyu iki se mwana wowe mewe izi ni uwanjye mariya ntabwo wamukura hano reka nkubwire mimi sibyo mimi reka tureke kwiteza abantu reka nkwere nta kibazo izi urabona amatuza afite se do reba iki ni iki yarateruye mani